Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Dutangira n'uyu mwana w'umukobwa ubwo yari yicaye mu cyumba cye, ari kurebera mu idirishya, ari kwitegereza buri kimwe cyose, ariko warebera mu idirishya. Hari hashize igihe mama we yitabye Imana, buri kimwe cyose cyari cyarahindutse ku ruhande rwe. Ahangaha yari ari kubana na stepfather we. Uyu mugabo akaba yari umugabo w'umunyamahane ndetse umugabo udafite imico myiza. Uyu mugabo akaba afite umuhungu, uyu muhungu akaba yitwaga Ryan. Uyu musore nawe Ryan akaba atari yoroshye, nawe yari umuhungu ufite imico mibi cyane. Uyu musore yakundaga kubangamira uno mukobwa Lilian, akamubangamira cyane ku buryo uyu mukobwa yahoraga yumva muri iyi nzu yabagamo adatekanye. Uyu mwana w'umukobwa Lilian yahoraga yumva akumbuye mama we cyane buri munsi. Uyu mwana w'umukobwa adafite mama we byari bigoye kugira ngo yiyumvemo ko ari kubaho cyangwa se afite amahoro mu buzima bwe. Uyu mwana w'umukobwa rero yari yicaye hano mu cyumba cye, yarimo agerageza kwirengagiza stepfather we ndetse n'uyu musore Ryan kugira ngo byibuze ashake amahoro mu mutima we. Nuko wa musore arangije arajinjira hano mu cyumba aho uyu mukobwa yari yicaye, arangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati Lilian, ndagukunda. Lilian byose bimutungura ako kanya, arangije aramubaza ati uvuze ngo iki? Twe turi abavandimwe. Ryan ako kanya yahise atangira kurakara, isura itangira guhinduka. Arangije aramubwira ati hoya, ntabwo turi abavandimwe. Mama we yari umugore w'igicucu, umugore washyingiranywe na papa wanjye, ariko ubu ngubu yarapfuye, ugomba kumenya ko atakiri hano. Ubu ngubu rero ni igihe cyanjye cyo kujya mu mbane nawe. Lilian ako kanya yahise atangira kurakara, arangije aramubwira ati uko ni ukunyangurira, ni gute ushobora gutinyuka kuvuga amagambo nk'ayo ngayo kuri mama wanjye? Nuko Ryan ako kanya yahise atangira guhinduka, isura itangira guhinduka umutuku. Arangije aramubwira ati uraza kwicuza kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Arangije asohoka aho ngaho mu cyumba. Nuko hashize iminsi igera kuri 2, Ryan yongeye agaruka mu cya cyumba cya wa mukobwa. Noneho arangije aza noneho yitonze, asa nkaho aje gusaba imbabazi. Arangije aramubwira ati Lilian, mbabarire ku byo nakubwiye, dushobora kongera tukabana nta kibazo, byari amakosa. Nuko Lilian arangije asa nk'uza amaboko, arangije amubaza ati ese ni iyihe mpamvu yatuma nkwizera? Nuko wa muhungu arangije amuhereza ikirahure cya ji, aramubwira ati nakuzaniye icyo kunywa. Arangije amubwira ati iki ni icyo kunywa kimeze neza nagukoreye. Lilian yashatse kwanga, ariko ageraho arafata icyo kirahure cyari kirimo ibyo kunywa. Nuko umukobwa arangije amubwira ati it's okay, nta kibazo. Arangije yicara. Nuko akinywa kuri ya ji yumvaga iryohereye cyane, ariko akumva ikintu kidasanzwe cyari kiri muri ya ji, ariko yarakomeje arayinywa. Nuko akimara kuyinywa hashize akanya gatoya, wa mwana w'umukobwa yatangiye kumva atangiye gucika intege. Arangije aramubaza ati Ryan, washyizemo icyano muri iyi ji? Mbere y'uko amusobanurira, wa mwana w'umukobwa yahise atangira gusinzira, asinzira aho ngaho muri iyo ntebe. Nuko Ryan yatangiye kwitegereza wa mukobwa, intekerezo zitangira guhinduka. Nuko arangije atangira kumuryama iruhande amwegereye. Noneho aho ngaho atangira kugerageza gushaka kuba yakora ibintu bibi akabikorera uno mwana w'umukobwa igihe uyu mukobwa yarasinziriye. Ariko ubwo uyu musore Ryan yaratangiye kumukoraho, amukora ku myanya y'ibanga, yagiye kumva yumva ikintu kimurumye intoki. Arangije arataka aravuga ati wow! Agikuraho intoki, amaraso yatangiye kuva cyane ku ntoki ze. Ako kanya yahise yirukanka, ndetse afite panike nyinshi cyane ava aho ngaho mu cyumba. Arirukanka agenda ahamagara papa we, agenda avuga ati papa mfasha. Nuko papa we yahise aza amwegera, afite ubwoba bwinshi cyane. Arangije amaze ati bigenze bite? Aho ngaho yamumajije abona ikiganza cy'uyu mwana w'umuhungu Ryan kiri kuva amaraso. Arangije aramubwira ati nari ngerageje kumukoraho hasi, noneho ikintu gihita kinduma. Nuko papa arangije azunguza umutwe, arangije aramubwira ati muhungu muto, ugomba kwitonda. Nuko arangije afata alcohol, afata ndetse n'ibindi bikoresho, atangira kumuhanagura aho yakomeretse. Nuko arangije aramubwira ati musore muto, ntabwo wagombye kwitwara gutyo, wakagombye kwikontorora. Nuko ako kanya Ryan isoni zaramwishe. Arangije aramubwira ati ntabwo nashaka kumubabaza. Arangije aramubwira ati musore muto, ugomba gutekereza mbere y'uko ugira icyo ukora. Nuko muri icyo gihe ubwo ibyo byari biri kuba, Lilian we yarakiryamye hahandi, ariko ntabwo yarazi ibyabaye. Nuko mu gitondo cyakurikiye, Lilian yabonye wa musore Ryan afite bandage ku ntoki, ku biganza. Aho ngaho byaramutunguye kubona
uyu musore afite bandage atazi ibyamubayeho kandi babana mu nzu. Nuko yahise amubaza ati byagenze gute Ryan, ikiganza cyawe cyabaye iki? Nuko Ryan yahise afata cya kiganza cye gihishe inyuma y'umugongo, arangije aramubwira ati nta cyabaye, ni imbwa yandumye. Ariko Lilian yaramurebye mu maso abona yuko hari ikintu ari kumuhisha, ariko yahisemo kutamuhatiriza gukomeza kumubaza ibintu byinshi cyane. Yumvaga yishimiye yuko abona ari muzima nta kibazo. Nuko hashize iminsi Lilian yavuye aho ngaho arangije ajya ku ishuri. Akimara kugenda akiva aho ngaho mu rugo, nuko Ryan ndetse na papa we barangije baricara muri salo. Nuko papa warangije aramwitegereza cyane ndetse ari seriye, arangije amubwira ati muhungu wanjye Ryan, ntago jyewe nizera uriya mukobwa. Arangije amubwira ati jyewe ntago nkunda Lilian, ndetse nta nubwo nigeze nkunda mama we. Ryan byose bimutungura, arangije amubwira ati ntago wamukundaga, none ni ukubera iki wamushyingiwe? Nuko papa arangije aramusubiza, naramushatse kubera yuko yari afite ubutunzi, yari umukire, yari afite amafaranga menshi kandi narayashakaga. None rero ubu ngubu yaragiye, ubu ngubu mfite buri kimwe cyose yari afite, ntabwo nshaka Lilian hano muri uru rugo. Ryan ahangaha yabuze ikintu avuga, ahubwo akomeza kumva amagambo ari kuva mu kanwa ka papa we. Nuko arangije aramubwira ati Lilian, ndabona ari ikibi hano muri uru rugo. Arangije amubwira ati niyo mpamvu jyewe ndi gupulaninga kumwirukana akava ahangaha, ndashaka kumuvana mu inzu akava ahangaha agasohoka hanze. Umunsi umwe azaba yagiye, tuzasigana turi babiri njyewe nawe, noneho nindangiza ndahita nshaka undi mugore. Ryan ahangaha yahise yumva ibintu bidasanzwe, ariko ndetse yumva na emosiyo ziramufashe. Igipande kimwe yumvaga afite ubwoba, ariko ikindi nacyo yumvaga yishimye kubera yuko yumvaga ko bagiye gutsindira inzu ndetse n'ubutunzi bwose. Ubwo Lilian yageraga ku ishuri yaricaye, ariko atangira gutekereza uburyo Ryan yamwitwayeho muri icyo gitondo. Ariko hashize akanya gato inshuti ze zahise ziza zigera aho ngaho. Arangije noneho bya bitekerezo bishyira ku ruhande, ahubwo atangira kwiyunga n'inshuti ze, atangira gushaka uburyo yakwishakamo ibyishimo akenjoyinga n'abashuti be, kuko abo bashuti be baramukundaga cyane. Umuhungu umwe muri classe yigagamo witwaga Aaron yaramukundaga cyane. Uyu mwana w'umuhungu wari umwana mwiza ndetse yakundaga kumusetsa. Rimwe na rimwe ndetse yacaga ku rugo yatagamo akamuherekeza akamugeza mu rugo kugira ngo amakingi sure ko yageze mu rugo amahoro. Uyu musore yifuzaga ko rimwe yazaba inshuti idasanzwe y'uyu mukobwa Lilian, ariko Lilian yaramubwije ukuri, aramubwira ati ntago jyewe ndaba tayari, ntago igihe cyari cyagera cyo kujya muri ibyo bintu. Aaron aho ngaho yaramwumvise, ariko yakomeje kumukunda, yizera ko wenda Lilian azahindura intekerezo. Mu gihe cya saa sita bari gufata ibyo kurya, Lilian ndetse n'abashuti be babaga bari kumwe. Aho ngaho babaga bari kuganira baseka batera stories zitandukanye. Nuko hashize akanya gatoya, umwe muri bo witwaga Mandy arangije azamura ijwi nkaho ashaka kubabwira ibanga rikomeye cyane. Arangije arababwira ati njye mfite umukunzi. Mandy arangije atangira kureba impande n'impande kugira ngo arebe niba nta wundi muntu uri kubumva. Abandi bakobwa aho ngaho bahise bagira amatsiko, batangiye kumubaza ibibazo byinshi cyane. Mandy yari guseka cyane ubwo yarimo ababwira uburyo uwo musore bakundana ameze, ndetse ababwira uburyo uyu musore amushimisha cyane. Arangije aramubwira ati njyewe nsigaye numva narakoze. Arangije aramubwira ati ndetse turanasomana ndetse dukorana buri kimwe cyose. Arangije aramubwira ati njyewe ntabwo nari nzi yuko nashobora gukundana n'umuntu bigeze aha ngaha. Abakobwa aho ngaho batangiye kumva bafite amatsiko yo kumva buri kimwe cyose, bumva ibyo uyu mukobwa mushiti wabo ari kubabwira. Lilian aha ngaha arimo yumva, amwitegereza ndetse amwumva amagambo ari kuvuga, ndetse yabaga ari excited ndetse afite n'amatsiko y'ibyo bintu ari kumubwira. Nuko hashize akanya Lilian yaravuze, ariko avuga afite isoni mu kuntu. Arangije aramubwira ati njyewe ntabwo nigeze nkora ibintu nk'ibyo ngibyo na rimwe. Arangije aramubwira ati ndakeka njye ntegereje igihe nyacyo. Mandy yarangije aramwitegereza, arangije aramubwira ati nta kibazo Lilian, ntabwo wakagombye kwirukansa buri kimwe cyose. Arangije aramubwira ati buri umwe wese aba afite igihe cy'ibi bintu. Lilian amagambo yarayumvise ndetse arangije nawe aramusekera. Yari abizi neza ko Mandy ibyo ari kumubwira ari byo, atarakeneye kwirukansa ibintu, nubwo yari afite amatsiko y'ibyo bintu inshuti ze ziri kuvuga, ariko yari akeneye gutegereza igihe nyacyo. Nuko nyuma y'amasomo Mandy yasubiye mu rugo. Akigera mu rugo yasanze musaza we witwa Isaac mu gikoni. Arangije aramwegera, batangira kuvuga, batangira guseka, batangira kuganira bavugana ibijyanye n'inshuti zabo. Arangije atangiye kumubwira uko umunsi we wagenze. Arangije aramubwira ati Isaac urabizi, ibyo bimubwira ari guseka. Arangije aramubwira ati Lilian uyu munsi yabwiye ngo ntabwo yigeze na rimwe mu buzima bwe agira boyfriend. Arambwira ati nta na rimwe yigeze anahura n'umusore.
arangije aramubwira ati yambwiye ngo ategereje igihe nyacyo. Isaac yaramwitegereje atangira kumwumva neza, ariko ahangaha Isaac muri we yari asanzwe akunda Lilian kuva kera. Yakundaga kumubona ku ishuri ndetse agakunda kumubona aca aho ngaho muri quartier. Yatekerezaga yuko uyu mwana w'umukobwa ari umwana w'umukobwa udasanzwe. Ako kanya rero acyumva yuko uyu mwana w'umukobwa nta muntu n'umwe yigeze ahura nawe w'umusore. Nuko hashize iminsi mikeya Lilian yarasohotse ashaka gutemberamo gakeya. Yakunda kugenda agakora akamarishe gakeya kugira ngo arebe yuko yaruhura mu mutwe. Nuko ubwo yari ari kugenda mu muhanda ntiyigeze amenya yuko inyuma ye hari umuntu uri kumukurikira. Agiye kubona abona umuntu araje, ahise asimbuka imbere ye aramuhagaritse. Uyu muntu yari yambaye masike. Ako kanya Lilian yahise agira ubwoba, umutima we utangiye gutera cyane. Ntabwo yigeze mu by'ukuri amenya uyu muntu ninde, ariko yiyumvishaga ko byanze bikunze ari ibibazo. Uyu musore rero wari wambaye masike yahise amufata, arangije amushyira hasi. Noneho arangije atangira gupushinga imyenda yayizamura. Nuko Lilian yatangiye kurwana nawe, atangira kumusunika. Uyu mwana w'umukobwa Lilian yari afite ubwoba ndetse ntabwo yari afite icyo gukora. Nuko uyu musore bwageragezaga gushaka gufata uyu mwana w'umukobwa Lilian, yagiye kumva yumva ikintu runaka kiramukase. Uyu musore yahise atangira gutaka cyane. Lilian byahise bimuyobera, ahita ahaguruka aho ngaho. Yabonye uyu musore yikubita hasi. Lilian yahise agira ubwoba kuko ntabwo yari azi ibibaye. Icyo yari azi ni uko hari ikintu muri we cyamubagamo kandi cyamurindaga. Ntabwo yigeze yita kumenya ibiri bube kuri uyu musore, ahubwo yahise ava aho ngaho yirukanka. Arangije yigarukira mu rugo iwabo, ariko umutima we wari gutera cyane, afite ubwoba. Ubwo yageraga mu rugo yahise yinjira mu cyumba cye. Nta muntu n'umwe yigeze abwira ibyabaye, ndetse no ku ishuri ndetse n'abashuti be ntabwo yigeze ababwira ibyamubayeho. Yari afite amayobera, nta nubwo yari azi uburyo yabisobanura. Nuko iryo joro ubwo Lilian yari aryamye ku buriri, yatangiye gutekereza yuko ari umukobwa udasanzwe, ndetse atangiye gutekereza yuko wenda ari umuntu mubi cyane. Ntabwo yari azi aho izo mbaraga zidasanzwe zituruka, ariko icyari ingenzi ni uko izo mbaraga zari zamukijije. Nuko umunsi wakurikiyeho amakuru yatangiye gucicikana ku ishuri aho yigaga. Batangiye kuvuga bati Isaac umusaza wa Mandy ari mu bitaro. Abantu bagatangira kuvuga bati ngo yababajwe cyane iryo joro, ndetse bakavuga bati ntago bazi icyamubabaje cyangwa se uwamubabaje ninde. Ubwo Lilian yumvaga amagambo yatangiye kugira ubwoba. Yari azi Isaac kubera ko yari musaza wa Mandy umushuti we. Noneho arangije avuga ati ngomba byanze bikunze kujya kumusura. Ubwo rero yahise ahitamo kujya kumusura mu bitaro nyuma yuko ava ku ishuri. Ubwo rero Lilian yageraga aho ngaho yinjiye mu cyumba Isaac yari arimo ku bitaro, yahise amubona aryamye ku gitanda. Ariko Isaac akibona Lilian yinjira aho ngaho mu cyumba, yahise atangira kugira ubwoba ndetse amera nk'umuntu ushaka kwirukanka, ariko ntago yabashaga kuba yava aho ngaho, ndetse yari afite ubwoba bwo kumureba ngo barebane mu maso. Nuko Lilian yitonze arangije aramubwira ati Isaac, numvise ibyakubayeho, rero nahisemo kuza hano ngo ndebe uko umeze. Isaac aho ngaho yabuze ikintu yavuga, ahubwo ubwoba burazamuka cyane, amera nk'aho afite tension. Wabonaga adashaka kumureba ndetse ashaka kwirukanka ngo amuhunge. Lilian yarabashije kubona yuko uyu musore yari afite ubwoba bwe, yabonaga ari ibintu bidasanzwe. Ntabwo Lilian yari yizeye ko ari bubone iyi myitwarire y'umusore imbere ye. Nuko arangije aramubaza se urashaka kumbwira ibyabaye? Arangije amubwira ati ngewe numvise abantu bavuga yuko wababajwe, numvise abantu bavuga ngo watatswe, ariko ntago haramenyekana wakwatatse. Isaac anga nta kintu yavuze, ahubwo yarebaga ku ruhande, ntabwo yashaka kurebana n'uyu mukobwa Lilian, ahubwo isura igatangira guhinduka, itangira kuba umutuku. Lilian ntategereje ngo yumve nimba uyu musore yamusubiza, ariko nta kintu na kimwe yigeze amusubiza. Lilian ari gutekereza uburyo yumvise abantu bavuga ngo yababajwe cyane, ndetse ngo hari ahantu yakaswe, ngo hari ikintu cyamukase. Yagerageje kongera kumubaza kugira ngo amenye ibyabaye. Arangije amubaza ati Isaac, waba wibuka ibyakubayeho cyangwa se waba wabashije kubona uwabikoze? Arangije aramureba, ariko mu maso ye byagaragara ko uyu musore Isaac afite ikimwaro ndetse afite n'ubwoba. Arangije azunguza umutwe, isura ye yari yuzuyemo ubwoba bwinshi cyane, ariko ahangaha ntabwo yigeze asubiza ikibazo yarabajijwe. Nuko hashize akanya gato Lilian yahisemo kudakomeza kumuhatiriza. Arangije aramusekeramo gakeya, arangije aramubwira ati it's okay, nta kibazo, ngiye ndashaka kureba nimba umeze neza. Ubwo ngubwo Lilian yavuze mu magambo ahita ava ngaho mu cyumba arasohoka. Ubwo rero yarasohotse,
ubwo yarimo atambuka aho ngaho ava muri ibyo bitaro, ikintu kidasanzwe cyatangiye kuza mu bwonko bwe. Yatangiye gutekereza umugabo wari wambaye masike wamwatatse iryo joro ryari ryashize. Yaribukaga neza, yibukaga uno mugabo yarishyaga gute, ndetse yatangiye kwibuka uburyo uyu mugabo yatatse igihe za mbaraga zidasanzwe zari zimukase. Yatangiye kumva ko byanze bikunze uyu musore ashobora kuba afite uruhare muri ibyo bintu, arahuriye n'ibyo bintu. Yahise amenya yuko uyu musore Isaac ariwe wari wagerageje kumubabaza. Aha ngaha rero yahise atangira kubona yuko ariyo mpamvu yamubonye, agatangira kugira ubwoba. Ako kanya umutima wa Liliane wahise utangira kumurya, yatangiye kumva ababaye cyane. Isaac yari musaza wa Mandy, umushuti we. Uno yari umuntu yumvaga ashobora no kwizera. Ntabwo yigeze atekereza yuko uyu musore yagerageza kumubabaza kuko ari musaza w'inshuti ye, ariko aha ngaha yari abonye ukuri yuko yagerageje kumubabaza. Ubwo rero Liliane yagarukaga mu rugo iwabo, yatangiye kugira agahinda kenshi cyane ndetse atangira kugira amayobera muri we. Yahise agenda yinjira mu cyumba cye, atangira gutekereza buri kimwe cyose cyabaye. Yatangiye gutekereza uburyo yatatswe, ndetse atangira gutekereza uburyo Isaac ariwe wari wagejeje kumwataka. Yatangiye kumva ko yagambaniwe, ndetse atangira kubona ko ari wenyine. Ubwo rero yari yicaye aho ngaho ku gitanda cye, yabuze intekerezo, yihebye, agiye kumva yumva umuntu akomanze. Nuko wa mu step father we Carter yahise amwinjirana, atanategereje yuko amusubiza cyangwa amuhe karibu. Yahise amwitegereza ndetse asa nkaho atunguwe n'uburyo uyu mugabo ahise yinjira atanamubwiye ngo karibu. Uyu mugabo Carter ntabwo yajyaga na rimwe amureba nk'umuntu umwitayeho cyangwa se umuntu umukunze, ahubwo iyo yamurebanaga uburakari bwinshi cyane. Arangije atangira kumubwira ati Liliane, ibyo ngibyo yamubwiye n'ijwi nkumva kuko ari ijwi ry'umujinya mwinshi cyane. Arangije aramubwira ati Liliane, naragukunze kuva kera, njye naragukunze n'igihe cyose mama wawe w'igicucu yari akiriho. Liliane aha ngaha yahise atungurwa ndetse atangira kugira ubwoba, yumva ibintu biramutangaje, yumva aya magambo yumvise ntabwo ariteguye kuyumva. Nuko uwo mugabo Carter arangije aramwegera, arakomeza, arangije aramubwira ati uracyari mutoya kandi ndabikunda cyane, nuramuka wemeye ukabana nanjye dushobora kubaka ubuzima bwiza njye nawe, tugakoresha amafaranga ya mama wawe. Ariko nuramuka ubihakanye, ndaza gukora buri kimwe cyose nshaka, kandi nuramuka ugerageje kunshyira hanze ukagerageza kugira umuntu ubibwira, uzabyicuza. Nzakora kimwe cyose uhita ubura. Liliane aha ngaha aya magambo yahise amutera ubwoba. Arangije asubira inyuma ho gatoya, arangije aramubwira ati ndakwinginze mva iruhande, jya kure yanjye. Arangije aramubwira ati ntabwo ari byo. Ariko uyu mugabo Carter yahise amwirengagiza ibyo ari kumubwira. Arangije ahita amufata amaboko, arangije atangira kumurambika hasi. Liliane atangira kurwana nawe amwikiza. Liliane ubwo atangira kumwica, atangira kumusunika amwikuraho, ariko uyu mugabo yari umugabo ufite imbaraga cyane. Nuko rero ubwo uyu mugabo yageragezaga gushaka gufata ku ngufu y'umwana w'umukobwa Liliane, agiye yumva ikintu gityaye cyane kiramukase. Uwo mugabo yahise atangira gutaka cyane n'ububabare bwinshi cyane. Ako kanya amaraso yatangiye kuva ari menshi. Nuko Liliane yahise ava ngaho mu cyumba arirukanka, arasohoka ava muri iyo nzu, arirukanka cyane bishoboka. Yahise yirukanka yahagaze ari uko yarageze ku rugo rw'umuturanyi. Ubwo rero yakubitaga urugi arimo akomangira umuturanyi. Abaturanyi barakinguye, barangije babona ko Liliane afite ubwoba, ari ikintu kidasanzwe cyabaye. Barangije baramufata bamwinjiza mu nzu, barangije batangira kumubaza ati se bigenze gute. Ariko uyu mwana w'umukobwa afite ubwoba, ntabwo yari kubasha gusobanura ibyo bintu. Ubwo rero wa mugabo Carter yahise ajya ku bitaro, ariko uyu mugabo akigera ku bitaro yanze gusobanura ibyamubayeho. Yarakomeje araceceka n'ikimwaro cyinshi cyane, yahishe ibyabaye. Nuko abadogiteri bagerageje kumwitaho, ariko byari ibintu bikomeye cyane, yari yababajwe cyane. Hashize iminsi mikeya rero wa mugabo Carter yahise apfa. Liliane yatangiye kugira ubwoba ndetse atangira kugira amayobera muri we. Ntabwo yari azi ikijyambere kuri we, nta nubwo yiyumvishaga ese ni gute ikintu kidasanzwe kiri kumurinda igihe cyose umuntu agerageje kumubabaza. Yari yicaye aho ngaho ameze nkaho ategereje ibisubizo, ariko yahise ahitamo kujya kureba dogiteri ngo amukorere ibizamini amenye n'iki kijya mbere mu mubiri we. Yagiye kuri uyu mudogiteri atekereza yuko dogiteri wenda ashobora kumukorera ibizamini akamenya nimba hari ikintu kidasanzwe kiri mu mubiri we, cyangwa se akaba yamenya nimba wenda afite umuvumo muri we. Akigera kuri kirinike uyu mudogiteri yaramwakiriye ndetse yamwakirana urugwiro rwinshi.
nuko uyu mudogiteri arangije amubaza utubazo dukeya, ariko ubwo barimo baganira ahangaha uyu mukobwa Lilian yatangiye kubona yuko ibintu bidasanzwe, yatangiye kubona yuko uyu mudogiteri nawe afite imico mibi. Nuko ubwo dogiteri yari atangiye kumukorera ibizamini, umudogiteri yatangiye guhinduka. Uyu mudogiteri atangira noneho kwitwara bidasanzwe. Uyu mudogiteri arangije aramwegera atangira kumubwira ngo uri mwiza cyane Liliane. Nuko uyu mwana w'umukobwa yabyutse kuri ka gatanda aricara abwira umudogiteri ati ndashaka kugenda, ndashaka kuva aha ngaha. Dogiteri yahise amufata ukuboko aramukurura, arangije amuryamisha kuri ka gatanda atangira kuzamura ya kanzu bambara iyo bagiye gukoresha ibizamini. Nuko dogiteri bwo yaragerageje gushaka kumufosinga, agiye kumva yumva ikintu kiramukase. Dogiteri atangira gutaka cyane. Ako kanya amaraso yatangiye gushoka ari menshi ku ikanzu yari yambaye, arangije ahita agwa hasi. Lilian ntabwo yategereje ngo arebe ibiri kuba, ahubwo yahise asohoka yirukanka n'ubwoba bwinshi. Yahise asohoka aho ngaho muri klinika arirukanka. Ubwo arimo yirukanka aho ngaho muri koridori, umunasi umwe yaramubonye, arangije amubaza ati kuri kwirukanka n'ibiki bibaye. Lilian ntabwo yari afite amagambo yo kuvuga aho ngaho, yarakomeje arirukanka arasohoka. Umunasi yaragiye yinjira muri bya biro aho dogiteri yari ari, asanga dogiteri araryamye hasi ari kuva amaraso, ari gutaka cyane. Ubwo uyu munasi yamubazaga ndetse bigenze bite, dogiteri yari afite ikimwaro cyinshi cyane, ntabwo yari afite amagambo yo kuvuga ibyamubayeho kubera ko byari bimubayeho agerageje no gukora ibintu bitemewe. Hashize amasaha makeya bagiye kumva bumva abantu batangiye kuvuga ngo dogiteri yapfuye. Lilian aho ngaho noneho byabaye ibibazo, atangira gukomeza gutekereza ibintu biri kumubaho n'ibiki. Yatangiye gutekereza ko byanze bikunze muri we hari ikintu kidasanzwe kandi kibi. Uyu yari umugabo wa gatatu wari ugerageje kumubabaza, noneho bikarangira apfuye. Ubwo yarageze rero mu rugo yahise yinjira mu cyumba cye, ubwonko bwe hari harimo ibintu byinshi cyane. Ahangira atangira kwibaza ati wenda mfite umuvumo cyangwa se hari ikintu kidasanzwe kibi kiri muri njyewe. Ubwo yari yicaye aho ngaho yatangiye kumva afite ubwoba bwinshi cyane, yumvaga yishimiye ko afite uburinzi, ariko izi mbaraga zamurindaga zamuteraga ubwoba. Ntabwo yari azi mu by'ukuri izo mbaraga ni imbaraga bwoko ki, ese ni ukubera iki biba cyangwa se bizarangira ryari. Nubwo hashize akanya wa musore umusaza we yahise yinjira aho ngaho mu cyumba, yaje amwitegereza bidasanzwe. Nuko arangije aramubwira ati urabona yuko papa wanjye yapfuye, ubu ngubu ndakontorora buri kimwe cyose. Arangije aramubwira ati rero byanze bikunze ugomba kuba umugore wanjye kuko niwe dusigaranye, nuramuka ubyanze ngenza gusohora muri iyi nzu kandi nta kintu na kimwe uzajyana. Lilian aho ngaho uburakari bwese buzamuka atangira kurakara. Arangije aramubwira ati ni gute utinyuka kumbwira amagambo nk'ayo ngayo? Papa wawe yabeshye mama wanjye aramushaka, amushakaho amafaranga, yari akwiriye kujya mu kuzimu kubera ibintu yakoze. Rero ibintu uri gukora umenye ko ari amakosa. Arangije aramubwira ati wa musore we nutandika njyenyine ndagutiza polisi. Ryan yahise atangira kurakara ako kanya. Arangije aramubwira ati uratekereza ko ushobora kuntera ubwoba? Papa wanjye yari afite imbaraga ndetse yabonaga buri kimwe cyose yifuzaga, nuramuka udakoze ibyo ndi kukubwira ndakora buri kimwe cyose ubure nk'uko yatumye mama wawe abura. Lilian ako kanya yahise atangira kugira ubwoba, ariko aratangira arikomeza. Arangije aramubwira ati uri icyo ntazi nka papa wawe. Arangije aramubwira ati njyewe sinzigera mba umugore wawe. Nuko muri ako kanya Ryan yahise asimbuka aramufata, aramusimbukira, noneho agerageje gushaka kumufata ku ngufu, agiye kumva yumva ikintu kiramukase. Uyu musore arangije arataka cyane, atangira kuva amaraso menshi. Nuko ubwo Lilian yarahindukiye agira ngo amubaze arebe ikibaye, wa mutipe Ryan yahise yikubita hasi ahita apfa. Lilian yahise ahagarara aho ngaho, ubwoba buramwica cyane, umutima utangira gutera cyane mu gituza cye. Ntabwo yizeraga ibintu biri kumubaho. Ahangaha ibintu byari byishe uyu musore nibyo byari byishe dogiteri ndetse nabyo byishe wa stepfather we. Mbere yuko hari ikintu na kimwe Lilian yakora, yagiye kumva yumva urusaku rudasanzwe, yumva polisi yahasesekaye aho ngaho ku rugo rwabo. Ahangaha Lilian yahise abona yuko byanze bikunze ari bukeneye gusobanura buri kimwe cyose. Polisi ikinjira aho ngaho yahise isanga wa musore aryamye hasi yapfuye, yahise ifata uyu mukobwa imujyana kuri polisi. Ubwo rero polisi yamugezaga kuri polisi, batangiye kumuhata ibibazo, bashaka kumenya ni ibiki byabaye kuri uyu musore Ryan. Arangije aramubwira ati ese ni iki wakoreye step brother wawe hariya ku bugabo bwe? Uyu nguyu ni umu office umwe wamubajije ndetse ari seriye cyane, yanyatatse, noneho birangira kuriya.
arangije arabwira ati ngewe nari kodinze buri kimwe cyose uko cyagenze. Arangije abahereza kasete barayireba, bareba buri kimwe cyose uko babanje kuganira nuko byagenze. Nuko polisi ikimara kubona ibyo ngibyo byose, kimaze kubona iyo video, yese ivuga ati biragaragara ko uri inzirakarengane, biragaragara ko yagerageje kuguhohotera ukirwanaho. Arangije aramubwira ati Lilian wakoze ibintu nyabyo. Arangije aravuga ati uyu musore ni ikigoryi, yatekereje yuko ashobora kugukontorora, rero ni ikimwaro kuri we ndetse ni byiza ko byarangiye gutya. Nuko arangije aramubwira ati Lilian ufite uburenganzira bwawe bwo kuvanga ukigendera. Ubwo rero yari ari kuvangaho kuri polisi, atangiye kumva afite imbaraga nyinshi cyane, yumva afite protection idasanzwe. Ariko nubwo yimvaga gutya, ubwoba ndetse n'amayobera byari bikiri mu bwonko bwe. Nuko umunsi wakurikiye ku ishuri ibintu byari bidasanzwe. Ubwo yarimo yinjira ku ishuri yahuye na crush we, wa muhungu wamukundaga, Aaron, wa muhungu wamukundaga cyane. Arangije agihura nawe araseka. Ubwo Lilian yegeraga uyu musore, yumvise ameze neza cyane, yumva atangiye kumva amerewe neza. Wa musore arangije aramubwira ati hey Lilian, aramubwira ati nari ndimo gutekereza. Arangije aramubwira ati ese nyuma y'amasomo nta kuntu twaza kuza kuganira. Lilian arangije aramubwira ati nta kibazo. Lilian ahangaha arafite inseko idasanzwe, byagaragaraga yuko yishimiwe n'umusore ndetse n'umusore yaramukundaga mu by'ukuri. Bakomeje rero kuganira, bakomeza kumenyana birushijeho. Lilian yatangiye kwishima cyane, agira ibyishimo atigeze abona igihe cyose cyari gishize. Nuko ubwo rero izuba ryari ritangiye kurenga, bahise bahitamo yuko bari bujyane bakajya mu rugo kwa Aaron. Ubwo rero bari bageze aho ngaho mu rugo, baricaye muri salo uko ari babiri, batangira kuganira barishimana cyane. Nuko ubwo Aaron yari amwegereye agerageza kumuha akabizo kwitama, ntabwo yigeze amusunika. Ariko bwa mbere yabanje kugira ubwoba, yari afite ubwoba kubera ko arazi buri kimwe cyose cyagiye kiba ku basore bagerageje kumwegera. Yashakaga kubwira Aaron ngo areke kumusoma, ariko muri we nawe yumvaga yifuza ko Aaron yamusoma, yifuzaga ko nawe byibuze yakumva ari mu rukundo. Ubwo rero Aaron yamusomaga, Lilian yumvise yishimye cyane. Byarangiye rero ako kanya uyu mukobwa yisanze yihaye uyu musore Aaron. Nuko hashize akanya gatoya, batangiye noneho kwishimana barihana, birangira baryamanye. Byari ibintu bishyashya kuri we, ariko byari ibintu byiza kuri we, yumvaga abyishimiye. Nuko rero uyu mukobwa yatangiye kumva yishimiye uyu musore, yumva ndetse ko ari safe kuba ari kumwe n'uyu musore. Ariko nyuma yaho ubwo uyu mukobwa yitegerezaga Aaron, byaramutunguye kuba Aaron atarigize nawe arumwa nk'uko abandi basore barumwaga. Yumvaga atari kubyizera. Arangije aramubaza ati sheri umeze neza? Aaron aramubwira ati meze neza nta kibazo. Aramubwira ati nuko icyo ukumbaza. Nuko Aaron arangije araseka. Lilian atangira gutekereza uburyo abasore bagiye bagerageza gushaka kumufata, bose bakarumwa. Atangira gutekereza uburyo izi mbaraga zamurindaga, zikamurinda ibibazo byose, zikamurinda abantu bashaka kumubabaza. Yahise rero abona yuko kuba ari kumwe na Aaron ari safe, ari we muntu yakagombye kuba ari kumwe nawe. Ahangaha rero ntabwo yifuzaga yuko ubwoba bwongera kumukontorora, bugakontorora ubuzima bwe. Nuko Lilian yahise ava aho ngaho asubira mu rugo. Uwo mugoroba yatangiye gutekereza wa musore Aaron, atangira no gutekereza uburyo buri kimwe cyose ari kubona kijya mu buryo. Nuko kuva mu gihe cyose kinini cyane, ahangaha arimo yumvamo ko ari safe, yumvamo ko ari mu rukundo kandi ameze neza, ndetse yumvaga ko akunzwe. Ubwo rero yararyamye ku gitanda cye, yatangiye gutekereza ibijyanye n'ubuzima bwe, ndetse atangira gutekereza uburyo hari ibintu bidasanzwe byagiye bimubaho. Yarimo yibaza ese ni ukuri abantu bagerageje kumbabaza bagiye bahagarikwa mu buryo nka buriya. Ahangaha nubwo Lilian yari yishimye, ariko yaragifite amayobera muri we. Ubwo rero yarimo atekereza cyane, byarangiye agatutsi kamutwaye. Nuko mu nzozi ze yagiye kubonabona urumuri rudasanzwe ruramuzengurutse. Nuko arangije atangira kubona isura yarasanzwe azi. Iyi sura yari mama we, yaramwitegereje abona aramuzi. Nuko Lilian arangije aravuga ati mom. Nuko mama arangije araseka, none arangije kiraho ikiganza. Arangije aramubwira ati mwana wanjye Lilian. Arambwira ati ngiye naje kugira ngo nkubwire ikintu cy'ingenzi. Ndabizi neza ko wari ufite ubwoba bwinshi cyane ndetse ufite amayobera menshi cyane muri wowe,
arangije aramubwira ati ariko ntabwo wagombye kugira ubwoba ubwo aribwo bwose, ndashaka kugusobanurira buri kimwe cyose cyari kikubaho. Nuko Lilian ahangaha arangije aramubwira ati mama mbwira. Arangije aramubaza ati ese ni ukubera iki ibintu bidasanzwe biba ku bantu iyo bagerageje kumbabaza. Arangije aramubaza ati ese naba mfite umuvumo? Nuko mama arangije azunguza umutwe, arangije aramubwira ati mukobwa wanjye mwiza ntabwo ari byo, nta muvumo ufite. Nuko arangije aramubwira ati igihe wari umwana nakujyanye ku mugezi w'ibanga, aho ngaho kuri uwo mugezi w'ibanga niho imbaraga zidasanzwe ziba. Nuko rero Imana y'izo mbaraga z'uwo mugezi yabashije kubona challenge cyangwa se ibibazo uzanyuramo igihe ntazaba ndi iruhande rwawe. Yabashije kubona yuko uzahura n'ibibazo bitandukanye mu mikurire yawe. Ibona yuko abantu bazagerageza kugufata ku ngufu, bakurikiranye ubwiza bwawe ndetse bakurikiranye ubwitonzi bwawe. Nuko rero iyo Mana yashakaga kugufasha ikakurinda. Nuko rero iyo Mana yaguhaye ikintu kidasanzwe. Nuko irangije ishyiramo amenyo atagaragara adasanzwe hariya hasi. Yashyizemo imbaraga zidasanzwe zizajya zikurinda igihe cyose umuntu udasanzwe azaba agerageje kukubabaza cyangwa se ashaka kuguhatiriza gukora ibintu udashaka. Lilian ahangaha yarari kumva abyumva byose uko mama ari kumusobanurira. Nuko ahangaha rero Lilian yabashije kumenya yuko nta muvumo yari afite, ahubwo zari imbaraga zo kumurinda, imbaraga zari kumurinda buri kimwe cyose cyari gushobora kumwataka mu mikurire ye. Ibi byose yari imipango ya mama we. Mama we yarabizi neza ko naramuka musize bitazamworohera mu mikurire ye. Niyo mpamvu yagiye kuri uyu mugezi akajya gusaba imbaraga zo kurinda umwana we. Arangije aramubwira ati mwana wanjye ntago iyi Mana ari ikintu cyo gutinya, ahubwo n'imbaraga wahawe ugomba kwiyizera muri wowe kandi ukumva ko ugomba kubaho mu mahoro. Nuko Lilian ako kanya yahise yumva anezerewe, yumva mu mutima aratuje. Nuko arangije aramubwira ati mama urakoze. Nuko mama arangije araseka ahita yongera arabura. Nuko hashize imyaka mikeya nyuma y'uko Lilian amaze gukora graduation, amaze gusoza amashuri, ubuzima bwe bwatangiye kuba bwiza cyane. Yari yarahuye na challenge nyinshi cyane, yari yahuye n'ibibazo bitandukanye mu mikurire ye, ariko muri ibyo byose yabashije kubinyuramo arakura. None ahangaha yararangije amashuri. Rwa rukundo rwe we na Aaron rwakomeje gukura cyane. Nuko rero umugoroba umwe udasanzwe bari bazengurutswe n'inshuti ndetse na famiye ndetse n'abavandimwe. Lilian ndetse na Aaron bakoze ubukwe, barashyingiranwa. Lilian ahangaha yari yishimye cyane ndetse yari afite umunezero udasanzwe. Aaron nawe yari yishimye cyane, yari afite umunezero udasanzwe kuri uyu munsi. Ako kanya yatangiye gutekereza amagambo mama we yamubwiye ubwo yari ari kurota. Yahise atangira kwiyumva muri we ko byanze bikunze mama we ari aho hafi ye. Yumvaga byanze bikunze ko mama we ari kureba buri kimwe cyose, ari kureba ibyishimo ari kugira muri ako kanya. Nuko rero nyuma y'uko ubukwe bwabaga, Lilian ndetse na Aaron barishimye, barabyina, basangira n'inshuti n'abavandimwe. Ibintu byari byiza cyane aho ngaho. Za mbaraga yari afite zarakomeje zikomeza kubarinda bose uko ari babiri. Inshuti bavandimwe rero, nizere ko iyi nkuru nabahitiyemo mwayikunze, nizere ko hari ikintu mwigiyemo. Icyo nabasaba rero nuko mutera inkunga iyi channel, mugasharinga, mugakora like ndetse mugakora na comment. Nawe mushyashya rero nimba utakoze subscribe, ndagusaba ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufitiye cyose nshyizeho indi nkuru. Mwakoze kumpa umwanya wanyu w'agaciro. Nawe utaha.